benshi bari gupfira muri company kubera iki ntibageze kure kuko barakora kugira ngo arihe inzu kugira ngo arihe imodoka agakora overtime ariko mu gihe iyo wize uzareba n'ukuntu bakwakira n'ukuntu salary uhemberwa mu mashuri wize rero ibintu bya scholarship nimba ushaka kwiga ukaba uri umuhanga ndi kumanuka muri Kentucky ndashaka yewe n'aba bavandimwe muri Kristo ko tuzigira hamwe ubundi tugashakisha ukuntu twakorana ka organization cyangwa ka association gafasha abana kuko je ni ikintu kindi ku mutima gafasha abana bashaka kwiga kuba twabona ama scholarship bakiga muri kaminuza nziza kuko ushobora kwiga muri Amerika ku buntu warubizi utagiye mu ma student loan ushobora kwiga ku buntu niyo mpamvu rero kuko kutabimenya utabizi nyine yicwa no kutabimenya ukuri iyo utamenye cyambere na makuru niko bakunze kuvuga mu Rwanda niyo mpamvu iyo inama imwe ibuze nka Yesu yabivuze ushobora gusiga 99 ukajya gukurikira imwe yazimiye nicyo kikwereka ko pasiteri ari hasi y'intama nuko nanjye ko mbibona rero ibintu pasiteri agomba kuba ari umuntu ufite umutima munini wumva wo kwakira ibintu byose akanicisha bugufi ku buryo hubwo yumva cyane agomba kumva cyane kurusha uko yavuga cyane ndumva ari uko byagakwiye kumera Imana iri hejuru yamuhaye ingabire zo kuyobora ariko aba ayobora ni kubw'Imana ntago ari kuvuga ngo ndakuyoboye ngo nigenze ibintu ni Imana yaguhaye iyo ngabire kuko unavuyeho Imana yazana undi kuko Imana yavuze ati muretse no kunsenga nazamura amabuye akandi rero kuvuga ngo ngo ndi pasiteri ngomba kubayobora icyo gihe ugiye muri politiki burya mu nsengero hatangiye kuzamo politiki politiki yinjiyemo cyane ku buryo batakiyoborwa n'umwuka bose babona politiki za muntu ayobora icace kubwo amashuri yize ayobora icace kubera ibintu by'ibyubahiro no kumenyekana cyane none kandi kanyuma naringiye kubaza ikintu nubwo turi kwatinda ariko reka tuhatinde kuko ni ingirakamaro ku badukurikiye ese umukozi w'Imana nka pasiteri w'icace arashobora kuba yagwa mu kosa ese aguye mu kosa akaba hari ibintu atabona cyangwa tumva ntabwo yahugurwa ese abonetse umuhugura birakwiye cyangwa ntabwo umukozi w'Imana ari hejuru nk'uko arabikoje ntabwo yagwa mu kosa ngo ahugurwe icyo ni ikibazo nanone cyiza ikintu njye numva ko bimeze nk'umukozi w'Imana kuko church cyangwa kanisa cyangwa urusengero rugiranwa n'inzu y'umuntu nk'uyu waje kunsura hano nijyewe mutware w'iyi nzu nijyewe nyoboye iyi nzu bitavuze ko nimba hari ikibazo kibaye muri uru rugo nkagwa mu ikosa madamu ataza ati wayobye kandi ikingira umugabo ukunda umuryango cyangwa ukunda urugo rwe nuko numva madamu nkabaye okay akambwira ati wayobye wakoze ibi nibi kandi nta makosa none nkabo ati ngira imbabazi sinzongera kubikora icyo rero nicyo mbona ni church cyangwa kanisa zagakwiye kugira umushumba agomba kwicisha bugufi nimba hari ikosa bakarimwereka kuko nimba umwe akubwiye ikosa
uwakoze irikosa n'undi akakubwira irikosa n'undi akakubwira irikosa akaza ari 5 10 icyo gihe ubari uri ikibazo nimba utabasha kumva kuko Imana idusaba kwicisha bugufi ibyonge umukozi w'Imana na Yesu we ku giti cyiwe yicisha bugufi kugeza igihe apfiriye ku musaraba yafite ububasha bwo gukora ibyo ari byo byose ariko yicishe bugufi kugeza igihe apfiriye ku musaraba ndumva rero ibyo ngibyo ari byo byagakwiye kuranga umukozi w'Imana kumva no mu gihe agize ikosa akemera ko hari abakuru mu itorero abansiye cyangwa aba elders mu cyongereza bakuze bashobora kukwereka ati iri ni ikosa uri gukora kuko twese turi mu mubiri ntabwo turajya mu ntuze turagira ntabwo turagera mu ijuru kuko uyu mubiri ushobora kugucumuza ushobora gutuma gukora ibintu ibyaha rero kumva ko utabwirwa ko wakosheje ngo ndi umupasiteri icyo gihe noneho nibyo nise politiki yo muri ntuze ndakuyobora nimba wanze ubwo uri umukristo mubi kuko Imana ishobora gukoresha wa muntu wizeye agakiza mu minsi 2 akaza akabwira pasiteri ati ndakeka ibintu nibi kuko Imana imuhaye ububasha akabibona numva rero twagakwiye kwemera tukerekwa ikosa nimba hari ikosa tukanayisaba imbabazi nibyo byatuma aya makanisa adasenyuka amakanisa atera imbere yego nibyo amakanisa menshi ari gusenyuka cyangwa se abakristo bakananirwa kwizera kubera icyo kibazo cyo kutumvikana n'abapasitoro babo bagatangira kureba ubundi buryo abantu batabona ko butamuhugura cyangwa utamubwira ngo yumve ugasanga ibintu birakomeye cyane kubona umupasiteri mwamubwira muri abantu mukorana muri 5 10 akana kubumva no kuvuga ngo afite indi ntego nawe afite ari kuvuga ngo ni intego y'ubutumwa cyangwa se ijambo yagombye kumva kandi mukabasha kujyana kuko Dawidi aguye mu kosa nago yarimenye kwitike ahubwo yaje kurimenya no kwikosora ko yabwiwe n'umuntu ati ese Dawidi mu bucyo bwawe umuntu wari ufite inama runaka yabona abashyitsi akaza akabazimwa agatama kabandi nakore muze ese uwo muntu amuvuga heke Dawidi ati uwo muntu regatsinga mu bwami bwanjye ko umuntu umwe nakwiye kubaho umuntu amubwira ati nyamara nubwo wari umwami wandi pasiteri rakomeye wandi ufite umurimo runaka ariko buryo uwo muntu nta wundi ni wowe umugore amukawuriya umushaka heke urumva aho hantu rero wowe Dawidi ari umuntu ukomeye no sinde pasiteri ukomeye cyangwa twemere mu bariho nkuko twabivuga wenda agize kurugero rwa Dawidi rero nibemere kuko biravuga ngo hana uteshe kandi ngo niba ubwira umukuru umuhugure muhugura so burya buri muntu wese arashaka gukosa kandi guhugura ni byiza niba guhuguye emera wumve igihugurwa sibyo jya numva of course ntabwo wagenda pasiteri ngo umushyire hari imbere ugende ngo wakoze aya makosa ngo ugomba kubisaba imbere y'urusengero pasiteri ni umushumba tugomba kumwegera nk'umuntu Imana yasize amavuta kugira ngo nukuza mu bwenge muri awegeye Dawidi umenye kuko nanone twakira agakiza ariko iyo wakira agakiza ntabwo bivuje nimba uvuga cyane ngo uhite utangira kuvuga buhoro nimba uri umuntu wirukankaga utangire kuzagenda buhoro nyine no hari ibyo nita neca mu cyongereza tuba turi mu zara nka Moses Moise cyangwa Mose yari umukozi w'Imana ariko Imana muri Bibiliya iravuga ati yari umuntu ugira umujinya byihuse ariko yahuye n'Imana ni ukuvuga rero hari ukuntu nanone ba pasiteri batandukanye imiyoborere yabo itandukanye abantuze rero intuze administration y'urusengero
yimwegereye ikamwereka ikibazo ndumva yagihakanye cyangwa akabyanga icyo gihe nta kindi mwakora nyine kubera iki yanze inuze kandi mumwerekana n'inuze n'ijambo ry'Imana ribereka ko uri mu ikosa turebe no ku ijambo ry'Imana uri mu ikosa atemeye rero icyo kibazo kiba kiri kuri pasiteri ntabwo ari icy'aba bandi yacu. Sawa urakoze muvandimwe ndumva twaganira neza cyane kandi Imana iguhe umugisha. Amen. Reka kino kibazo duse nk'aba kirekeye aha ngaha abadukurikiye murabyumva gute mubibona gute mwebwe comment zanyu zirakenewe ndetse mukore subscribe musharinge kugira ngo n'abandi bose babashe gukurikira bino biganiro tubagezaho. Rero nagira ngo kino gice cya mbere tugisoreje hano dufate akandi gace nakwita nka part 2 ko ndazagwereze umwanya uhagije ku buryo hari imirimo ibikorwa ufite biri behind y'ibi twaganiraga bijyanye n'imirimo iri mu muhamagaro wawe mbere kugira ngo tubyinjiremo utarabyinjiramo cyane nagira ngo manze mubaze akabazo andi umuntu akabaje badashaka nsobanukirwe neza kajyanye nabyo uraza kutubwiraho ibyo ufitemo ubumenyi ndabizi ko ujye ubisobanura cyane kandi bikumvikana gusumbya uko tubyumva waza kubivuga mu cyongereza waza nta kibazo ibyo wumva ushaka kuvuga mu cyongereza kwanga ndavanga barabyumva ko tugiye dukurikirwa n'abantu benshi ariko urashaka manze unsobanurire utuntu tubiri nawe bijya binera confuse cyangwa se kureba gutandukanya nuze life insurance ni mu bintu ukora ndakoze biruhije ni mu bintu mwirirwamo life insurance na health insurance. Health insurance ni iki ikora gute itandukanye hehe na life insurance ni urumva ni ibintu bibiri birimo insurance ariko imwe akaba ari life indi akaba ari health. Rero itandukaniro riri hagati yabyo ni irihe kugira ngo badukurikiye babyumve? Murakoze cyane. Noneho unzaye mu ibyo nakwita mu mubiri cyangwa kibazo umuganga. Madamu ni muganga yababwira ku bijyanye na health insurance ariko nanjye ubutaha muzamuri kumwe ariko nanjye nagiriwe amahirwe yo kusoma ku byerekeye health insurance kuko nk'uko bivuze mbikoraho ibya life insurance ni ari jyewe na madamu afite ntuze license nanjye mfite license ya Indiana. Ugomba gukora ikizamini noneho ntuze komisiyoneri wa insurance muri Indiana yose nibo bakohereza iyo ntuze license kuko dukora muri United States yose. So ntabwo bakabanza bakareba nimba bagakora background check bakareba nimba nta crime ufite nimba utadrivinga utatwara gisazi bakareba nimba nta utarafunzwe kuko basanze warafunzwe bagasanga ufite ikibazo kijyanye n'intuze yenda hari fraud wakoze icyo gihe ntabwo baguye iyo license kuko tukorera abantu kandi dukorana na leta na federal government. Rero niyo mpamvu na license baduha iba ari ya state ntago ari yanjye ntago ari ya company runaka ni state kandi bakagura background check. Noneho niyo nshaka gukora mu yindi state ngomba gukora application mu yindi state. Noneho komisiyoneri wa ujyanye n'ibya insurance kuri nivo ya state bakayima cyangwa bakayinyima bitewe nuko bimeze. Rero wabaje ikibazo cyiza nashaka kukubwira ukuntu process zimeze. Wambaje ikibazo cyiza niriye itandukanyizo hagati ya life insurance na health insurance.
ubwo life insurance nkuko ubyumva nyine ni bijyanye no kwiteganyiriza ejo hazaza no kuvuga hari ubwoko bwinshi bwa life insurance hari iyo bita group life niyo mpamvu iyo ndimo mfasha imiryango kenshi barambwira ati mfite life insurance ariko nkabaza ati ni ubuhe bwoko bwa life insurance kuko burahari bwinshi cyane and bwinshi babwohereza no mu mailbox yacu ku ma YouTube ujya wumva ngo Liberty Mutual ngo life insurance ukabyumva nk'ibintu bisanzwe by'ikiganiro ariko burya nyine ubumenyi hano muri Amerika ngeranya Amerika nk'igifu cy'inka igifu cy'inka uroza hano wajya mu yindi ntuze ugasanga harimo imyanda rero ntiwarangiza intuze system irubatse ku buryo ibintu byose kubimenyera rimwe bigoye muri izo ntuze life insurance hari iyo group life burya iyo ubonye akazi wakora part time cyangwa full time bahita baguha group life ni groupe y'abakozi bose bafata bakabagurira policy icyo bita policy nyine no kubagura ya insurance ya life insurance mu gihe hagize ikibazo kiba ni company iri kwiprotege ntabwo ari wowe bari guprotege mu gihe upfiriye nko muri Walmart n'urugero mu gihe upfiriye nko kuri company runaka icyo gihe ntabwo bakuriha amamiliyoni n'amamiliyoni company iri protege none mu gihe upfiriyeho no insurance yo iriha leta kuko burya ubikurikiranye bakuriha amamiliyoni n'amamiliyoni batafite group life rero ugomba kuba part time cyangwa full time group life uyifite insurance hariyo bita term life ni nayo iri popular abantu bafata bakumva bagezeyo akakubwira ati ntabwo nshaka no kumva ibyo uri kumbwira iyo term life nyine ni iri temporary no kuvuga baguhera ni igihe gitoya bakubwira ati mu myaka 15 niba udapfuye ugomba kugura indi ariko kugura indi no kuvuga uzatanga amafaranga menshi kuko barabanza bakavuga ati ubuzima wari ufite mbere y'imyaka 15 ntabwo ari ufite hari iyo rero ni iri popular urasanga abantu benshi bazibaha nta mafaranga wunguka no kugura noneho ikibi cyane iyo habaye nk'ikibazo ugasanga yenda ntupfuye icyo gihe ya mafaranga yose abahomba bavuga ati umuntu yapfa vuba cyangwa no kuvuga wifuza kudapfa urengeje ya myaka bo babungutse ubuhombye ya mafaranga ahita asubira kuri company kandi nta kintu wabona ariko iyo upfuye muri iyo myaka ya mafaranga bakubwiye ibyo bita face amount bahita bayaguha icyo ni term life hari iyindi bita whole life ni ukuvuga ubuzima bwose izo rero nizo baha abantu b'abadogiteri abarimo nkatwe twigisha muri kaminuza aba engineers noneho ni ubuzima bwose hagiye siyo nafashera oya ntabwo ariyo wafashe iyo rero nayo ntuze ni ubuzima bwose ushobora kubonaho udufaranga dukeya tw'inyungu ariko ni ukuriha kugeza ugeze imyaka 100 urumva imyaka 100 ni ukugeza 100 ntabwo njye guta amafaranga urumva ni ibintu bigoye hari iyindi bita index ayo mpamvu ndimo mbivuga ubu ngubu jewe nagira ubuntu jewe na madamu turabimenya jewe na madamu ubu tureba
jewe Imana nkuye mu buzima nkundo muzi ntabwo nagenda nishimye ku mutima kuko nagenda nk'umugabo kuko namaze gutegura ejo hazaza h'abana banjye ejo hazaza h'umuryango wanjye ndamutse ngiye nagenda nishimye ko nakiriye agakiza. Icyo ni icyambere, nishimye ko madame atagiye kuzayirirwa akora muri company ni cyangwa ngo go fund me, reka dukoteze Frete yapfuye, reka tugure inoze. Ibyo bintu rwose tuvugana gutya ni ibintu bitazaba muri uru rugo, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ati sinzi nimba wanyemera nkasoma nubwo Bibiliya yanjye. Nta kibazo ngewe ubu ni umwanya wawe, ni umwanya wawe. By the way, kamanze mubwire ngo wari wambaye neza nka pasiteri. Mubwira kabisa wambaye neza rwose, kandi ibyo turimo ni iby'ingenzi. Usomye ijambo ry'Imana ni byiza, ariko ndashaka ngo winjire cyane mu murimo wawe nyine ukora, ubibasobanurire babyumve. Ndashaka kubihuza n'ijambo ry'Imana. Ibyo ngiye kuvuga tusomye mu Migani ibice 13 murongo wa 22 mu Cyongereza iravuga ati Imigani ibice 13 umurongo wa 22. Ufite Ikinyarwanda? Ndasoma mu Cyongereza, arasoma mu Kinyarwanda. A good man leaves an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Wa 22. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Migani 13:22. Ntabwo biri guhuza, sinzi ukuntu. Cyangwa kuri 20 hari. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko umugenzi w'abapfu azabihanirwa. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Amen. Amen. Aho ngaho niho nashaka. Hano baratubwira ko umuntu mwiza agira gute? Asiga ubutunzi buzajya no ku buzukuru be. Buzajya no ku buzukuru. Iki ni ikintu gikomeye. Iki ni ikintu gikomeye kuko hano ikibazo nkubajije wowe uri gukurikirana iyi channel. Uri gukora hano muri Amerika cyangwa uri no mu wundi mugabane, ndashaka kukubaza akazi uri gukora. Ese nimba uri gukora muri company hano muri Amerika, ufite ubutunzi wasigira n'abuzukuruza ukorera muri company? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo, ese kuko ntabwo turajya mu mubiri wo mu ijuru, umubiri wahinduwe, ntabwo turajya mu mubiri wahinduwe. Ese uramutse ugize Imana, mvuze nti Imana iramutse iguhamagaye kakanya, yego, ese wasiga wa muryango umeze gute? Kuko ntabwo turi gutera ubwoba ngo ibi nibi, kuko hari ibintu tugomba kumva nk'abakristo. Nakuze ukuntu batangiye ese iterambere n'umukristo. Ese byagenda gute Imana iramutse igufasha no munsi ikakujyana ku muryango wawe, ku bana bawe? Ese uramutse utwaye imodoka ukagira ikibazo no munsi, kuko ibyo bibaho, ntupfe ariko ukavunika, kamugara ku buryo utasubira ku kazi. Ese wamara imyaka 3
umaze imyaka 3 ese ubuzima abana bawe babaho ubuzima umudamu wawe yabaho nibwo wakomeza kubaho icyo gihe rero nibyo ndi gusobanura life insurance niyo mpamvu tugomba kugira life insurance tuzi ko life insurance ya mbere ni Imana niyo iturinda Imana niyo itugiye ariko Imana iravuga ati mugire ubwenge nk'inzoka turi nubwo turi mu isi ntabwo turabizi ariko turacyari mu isi uyu mubiri ugomba kurya uyu mubiri niyo mpamvu ugenda hari ikintu nkunze kubwira abantu hari igihe uvuga ibintu bya life insurance bakakubwira ati bya bintu uri hano ni ukuba utabizi cyane kuko nabajije umuntu umwe ndamubwira nti ese uriha insurance y'imodoka ndahiriya ese uri hangahe ku kwezi arambwira ati ni amafaranga menshi ndamubwira se iyo ugurishije iyo modoka nyuma y'imyaka 5 bagusubiza ngahe araceceka ati nta na make none se kuki ugura kuki utanga ayo mafaranga nuko ari itegeko ni none se noneho utanga ayo mafaranga ari wowe wizigamira kuko ibyo nashaka kuvuga ni index mugende murebe index kandi ari bushyiraho nimero yanjye mushaka kumenya byinshi mwa telefona twavugana nababonera igihe nkabasobanura index aba bose ba Trump aba bose babakire ese muza ahantu bashyira amafaranga ya amafaranga ushyiramo nta taxes urihe amafaranga ushobora kugira imyaka 5 imyaka 10 ukabasha kuba wakuramo inyungu amafaranga yaba akora nka retirement yawe wagira mu zabukuru akaba yakugoboka urugero gewe na madamu twabyinjiyemo turavuga tuti ikintu twagira neza muri Afrika ni kubaka clinic cyangwa hospital niyo ntego yacu rero nta kuntu twari kubigira urazi ko hano ubu uri inzu uri gukora nibi uri gufasha umuryango rimwe na rimwe kuryo ayo mafaranga utapfa kuvuga ngo ndayasevinze nzabasha kubikora ariko ubu buryo n'uburyo ushobora gushyiramo amafaranga akunguka mu buryo inyungu yiyo yikuba kabiri ese wigeze wumva aho Trump wenyine ariho umusoro w'amadolari 450 ugira ngo se bino ni ibintu bya politike gusa no ni ibintu biriho kumenya system ni ikintu cya mbere izo index life insurance nkuko ndimo mbivuga tukimara kubimenya gihe navuze nti ni gute twinjira muri Amerika ntibabitubwiye ni gute nize amashuri n'amashuri za doctor simbashe kuba namenye ibi bintu kuko iyo mbimenya kare mba narageze kure mu buryo bwo kwizigamiriza rero wowe wavugaga ati se narayabonye ese niyo mfite wowe ufite index nanjye mfite index Imana ishimwe kuko ejo hagize ikintu kiba wagenda nk'umugabo noneho manishimo ko wanyemeye noneho ntabwo ari kupfa kwinjiramo gusa hari inuze kwa muganga babanza kureba ubuzima bwawe bumeze gute nta nubwo bakubwira ngo shyira amaya gusa babanza kureba income yawe kuko ni business uretse kuba ari insurance na business bareba uba uri kunguka amafaranga menshi uri kunguka amafaranga ejo hazaza nk'ubu umuhungu wanjye afite imyaka 3 ariko ndavuga nti azajya kuri college nta student loan afasha nta kuguza ibyo nibyo dusomye muri inuze muri migani mutwe wa 13 umurongo wa 20 kuko ndazi neza nimba narateguriye future y'umwana wanjye n'abana be bazaba neza n'abana be bazaba neza health insurance ku rundi ruhande
ni izi za Medicaid tufata ujyana kwa muganga kugira ngo babashe kukuvura. Tugomba kubitandukanye kuko life insurance yo ikora nka retirement, nk'iyi index ikora nka retirement ugeze mu zabukuru, kuko uzarebe kubera retirement ni ikintu nanone muri community yacu tugomba guteganya. Kuvuga ngo leta izamfasha ngo iki, ugafata amafaranga, ni byiza gutanga nk'umukristo, ugafata amafaranga ugafasha abantu wasizare, ariko ntutange muri disorder. Ni iki usasigira umwana wawe ejo hazaza? Ni iki uzasigira wa mwuzukuru umwana wawe w'ejo hazaza? Kuko kenshi twohereza amafaranga, ari umuntu rwose ufata amafaranga y'ukwezi kose agahita yohereza muri Afrika. Ariko ayo mafaranga uvuze uti ndayo, ese nuramuka utakiriho, wa muntu wo muri Afrika wabaguteza amaboko azagira gute? Ni gute wa savinga noneho ahantu hahezewe nta tax uriha, noneho hakura? Ubundi hari uburyo butata amafaranga akura. Hari ubwo bita fixed, nko muri bank. Uzi ko muri bank ubitsamo, bank nayo ijya gushyira amafaranga yawo muri index. Nukuri ufata amafaranga ukayabitsa muri bank, ariko nayo bakayafata, bank ikayafata, ikagenda ikayabitsa muri index. Kubera iki? Za bank of billions n'ama billions muri life insurance. Ese hari umuntu ushaka gupfa bari kwishingira? Nukubera iki? Agaciro bayibona. Muri abo basomye bize, ndashaka kubarangira igitabo cyitwa Manual Life Insurance, cyangwa hari n'ibindi bitabo hano niyegereje. Hari cyitwa The Power of Zero. Yeah, The Power of Zero. Zominga bakibone neza abadukuriki. The Power of Zero. Iki ni igitabo ugisoma ibi byose ndi kuvuga wabyumva, kigura amafaranga make. Iki The Retirement Miracle. Ibitangaza by'umuntu wabaye retire cyangwa ageze mu zabukuru. Ibi ngibi nanone iki gitabo nanone kivuga izi za index, ni gute ikora nk'inoze nk'ubwishingizi, ni gute ikora mu gihe ugize ikibazo bakaba baguha 90% nk'ubu ngubu. Ngize ikibazo nkavunika ku buryo doctor yandika ati ntiwasubira ku kazi imyaka 5. Ubu company yampa byibura make ni miliyoni n'ibihumbi magana. Miliyoni y'amadolari. Policy yanjye ni miliyoni n'igice, madam ni miliyoni n'igice, umwana wanjye ni half million. Ibi bintu buke abantu batabyumva cyangwa batabimenya, abantu rero baza kwegera ngo hano bashira. Ikibazo nuko abantu benshi burya ikintu cy'ibintu ko shitani razi ikatubwira ibintu byinshi, ikaduhama amaso, ati kanaka maybe ari gushaka indo. Je nta ndonke mba nshaka, je mfite ibyo nakwita mu cyongereza passion yo gufasha abantu. Nkorera Imana, ndigisha, muri uko kwigisha nigisha n'abantu mu bintu bijyanye n'uko wabasha kwibesha, kuko turacyari abadokteri barwariye muri hospital, abapasteri barwariye muri hospital. So ntiwavuga ngo jewe Imana izandina. Imana iraturinda. Ndi umuhamya wa mbere wemera ko Imana iturinda, itubeshejeho, ariko tugomba kugira ubwenge. Niyo mpamvu ujya ku kazi ari ibyo wakwicara mu rugo ukavuga ati ngewe mfite ukwemera. Imana yaravuze ati nubwo itanga umugati kubiguruka, itanga umugati kubiguruka, nanjye izamenya reka nicaye mu rugo nta bills nzari bazagukura mu nzu.
tugomba gukoresha ubwenge no kumva ijambo ry'Imana tugakoresha ubwenge kuko ntago ari ugufata ijambo ry'Imana uko ryakabaye ngo dite turishyira mu mutwe ari ibyo twavuga tuti tugiye kwicara hano ntituzajye ku kazi urabona so ibyo ni ikibazo nyine kuko hari abantuze benshi hari ibyo byinshi ubumva ariko nkanjye ubonye akanya ukanshaka twakwicara nkagusobanura nk'uko uyu muvandimwe umaze gufasha hafi imiryango navuga nk'imiryango 30 nanjye ndimo nawe uri famiye 30 maze gufasha bose bari muri ibi bintu kandi nta muntu uraza ngambwire ngo ibintu byawe ntabwo ntabwo yenda ngo ni ibyo kwiba amafaranga n'iki no ntabwo naza ndi umuntu wize noneho wagiriye impuhwe no kumenya Imana nta kibi nko kwiba mwene so cyangwa nta kibi nk'icyo niwe muvumo wanyu ariko nta kibi nk'ukuba uzi ikintu ukacicaraho niyo mpamvu ndimo nkangurira abantu aho kugira ngo umuntu azaza apfa arware tutangire ngo reka dukotize reka dushyire hamwe utudufaranga ngo tugire wapa ibyo tugomba nk'uko abashinwa batabikora hano nk'uko abahinde batari kubikora nk'uko umuzungu arapfa bagaseka kubera iki ni kubera bahiteganyirije aragiye ariko umukire ararwara yasohoka muri hospital akaba umukire kurusha urumva kubera iki kubera izo life insurance yariteganyirije afite ararwara yageramo bagahita bamwandikira ntiwasubira ku kazi amafaranga agahitaza aho wasumbuka hari umukozi hari umuntu dukorana muri ibi bya life insurance ku buryo ubu ngubu tuvugana yagize heart attack akize bahise bagira gute yari ari kuri hospital arakira uyu ni wa muhungu hanjye nahabwiraga yarakize yarakize bahita baguha 300,000 kuko iyo nibyo bita living benefits izi insurance rero zifite uburyo hari ibyo bita living benefits ariko zinshi nta living benefits zifite living benefits bivuze ko ufite urwaye cyangwa ugakomereka ku buryo utasubira ku kazi izo za living benefit nizo zigufasha ese waba bagukoye urwaye kanseri ubu ngubu ugasubira muri ya company wavuga icyo ni ikintu tutatekereza kandi ese wagonga kuko kugonga ni ibintu byoroshye ese wagonga ugakomereka ku buryo utasubira ku kazi ugakomeza kuba bwa buzima ubaho ibyo ni ibintu tutajya dutekereza rero ikintu navuga nuko life insurance igomba ni ikintu twagakwiye gushyiraho inuze tukareba tukaba se ejo hazaza bizambera gute nindamuka mbaye retired ejo hazaza umwana wanjye naza ku ishuri ese tuzamere kuko dukorera mu cyuka navuga ko n'abakristo dusigaye dukora mu cyuka ahubwo nagira gusobanura aho hantu kuri iyo life insurance kuko cyane cyane nk'iyi ngiyi ukoramo cyangwa se uha abantu gufasha abantu benshi bazi ko life insurance umurejyemo bagatanga amafaranga runaka ngifasha umuntu yapfuye kandi urumva ifashije umuntu amaze gupfa none uri kuvuga ko iyo life insurance irimo inyungu kandi ikindi gikuru numvishe ukavuga ko umuntu arwaye urumva nabo yapfuye ariko yarwaye bamuhereza igihe runaka atagomba gushyira mu kazi agomba kwicara imyaka runaka ukavuga ati umuntu ujye mu bitaro aho yangavemo yakennye abonye amafaranga iyo life insurance
ndetse uravuga ati ifite n'izindi nyungu kuko ni life insurance yunguka nk'amabanki ashyiramo niba banki zikura muri banki zikaza kubitsa muri life insurance kubwo inyungu runaka ese ni gute ushobora kubareka ni gute bakunguka ko abantu benshi bazi ko life insurance ifasha umuntu yapfuye babare babyumve kino kintu gisobanura neza ni gute uwo muntu urwaye avamo bamuye minsi akaba yabona profit kuri life insurance ni gute umuntu aba retirement akabona kuri ya life insurance mu gihe abantu benshi bazi ko life insurance ifasha umuntu ari igihe cy'ibyago yapfuye nawe najya kugusanga ubasobanurire kugira ngo babashe kubyumva neza icyo ubaje ikibazo cyiza kuko ibyo navuze ni hari amoko menshi ya life insurance and ayo moko menshi kenshi muri United States ntabwo baguha ibyo ushaka baguha ibyo bashaka uzagende nk'ubu ngubu n'urugero nk'abari kudukurikirana muzagende mubaze muti ese ndashaka umwana wanjye ajye muri segonderi nako muri kaminuza ndashaka ko azajya muri kaminuza atarishye n'igice na kimwe n'idolari na rimwe ese birashoboka ko mwamfunguriza account mwamfunguriza index bazakubwira ati ntago wa qualify kubera iki ntago yakugenewe hari ibintu bitatugenewe hari ibintu batatubwira cyangwa turabigenewe babitwima byacu ugiye ukabaza hari abantu benshi tukorana baraba bankers bakora muri bank batubwira ati twebwe turatanga ubuhamya yuko batubwiraga ati umuntu runaka ufite income ingana gutya ntiyemerewe kugura index yego ariko umukire runaka ufite company runaka ashobora kugenda bakayimuha kubera iki nuko iyi ntuze Amerika ni capitalist nyine ni hahandi umukene n'umukene umukire n'umukire kandi bakeneye abakene bazabakorera rero ibintu uvuze uti se iyo life insurance kuko hari izindi batubwira ngo ugomba gupfa kugira ngo igire akamaro izo zirahari niyo nakubwiye term niyo nakubwiye group life nibwo nakubwiye whole life ariko index niyo bita family miracle niyo bita infinite banking nuko infinite banking ni bank ukontrola wowe wenyine ushobora kwiguriza ugasubizamo ushaka ko amafaranga yiyongera uko ushaka yunguka none nk'iki gihe nk'ubu ngubu turi mu gihe cya inflation ujya wumva inflation nuko amafaranga ari guta agaciro nukuvuga genda muri bank turi kuruzinga 8% ubu ngubu tuvugana nukuvuga amafaranga washyize ufite muri bank nimba ari 10,000 ari guta agaciro 8%. Nukuvuga nimba ufite 10,000 800 ugiye kugura ikintu cy'ibihumbi 10 mu mezi 5 uzasanga ugomba kongera amafaranga 800 kugira ngo ubashe kwaffordinga cyakintu. Ariko izi index impamvu n'abakire na banki noneho ziyafata zikayashyira muri index nuko hano ni index bivuze yuko ntago amafaranga ako gaciro ntago yanuze ya inflation ya affecting cyangwa ifata kuri iyo index icyo ni ntuze ni inyungu ya mbere. So ikindi ashobora gukora nka retirement ugeze mu zabukuru wayafata abafite 401k kuko hari ama 401k ari abagwango ya retirement kukazi uzagerageze nimba ufite imyaka 40 uvuge ndashaka kuyakuramo na sa mafaranga yawe bazagucaginga nujya no gukora ama tax return bagucaginga ni double tax ibyo bita double taxation bakubwira ngo ugomba kuyakuraho ufite imyaka 59 n'igice ese sa amafaranga yawe ese si yakakwiye kukugoboka kuki utayakuramo
ya ibyivuga nibyo kuki utayakura aragwa ni nk'amasheya ni amasheyazi bagenda bakoraho aragwa y'amasheya yaguye na ya mafaranga 41k aragwa agiye kuyakuramo aragucaginga nibyo agenda hasi no hejuru ni ibyo bita variable navuze fixed ni bank variable za 41k za stocks uko ngo ndi gukora stocks ngo ndi iri mu mbitsa amafaranga muri stocks agenda hejuru hasi no kuvuga ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga udufaranga twagiye iyo ntaho bitandukanye yuko wajya kugamburinga muri nuze bimwe bagira by'urusimbi ni urusimbi uri kugira ntabwo wafata amafaranga yawe ngo uyashyire mu rusimbi uvuge ngo azajya niyo mpamvu ubona abakecuru n'abasaza bafite amashashi bari guhumekeramo muri covid bari hariya kunuze kuri Walmart kubera iki nta retirement na amafaranga ya retirement ubona umuntu umuzungu yavukiye ahangaha arahasaziye ugasanga ni umurwayi ndetse anashaje ariko ari mu kazi njya byibaza nta mafaranga ya retirement ni ukuvuga uhagaritse gukora ushoboye kuba wariha inzu ushobora kuba wajyaho kuriha imodoka ibyo byose ntitujya tubitekereza ntabwo biteganyirije muri make ntibigeze biteganyirije kandi muri community yacu benshi ni uko none mbarije badukurikiye ikibazo kuvuze ngo na banki itora amafaranga babikije kazana ikabitsa muri index cyangwa muri your life insurance ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu ari muri your life insurance biba birangiye atagomba kongera kubitsa muri banki cyangwa hari uburyo abitsamo wenda icyo ni ikibazo cyiza kandi namye nkubwira ko uri umwarimu mwiza ibibazo byose uri kubaza banke izahora ari banke kuko niyo dukoresha tugira ntago wafata amafaranga muri ntago life insurance baguha ikadi wagenda ngo uhahe muri Walmart ni amafaranga ariko muri your life insurance amafaranga maze kuboneka y'inyungu yose ibyo bita cash surrender value na amafaranga wakuramo igihe cyose ukagenda ukayakoresha niyo mpamvu navuze njye na madamu turi guteganya kubaka hospitali muri Afrika dukoresheje iyo cash surrender value afite miliyoni n'igice na n'umuhungu wanjye na n'umuto ndashaka kumugurira life insurance kuko ndashaka ko bajya kuri muri college bafite amafaranga tuzi iki ni cyiza kabisa so muri banke ni transaction ways ni ahantu nyine ni system yubatswe ku isi ugomba amafaranga acamo turi gugura ibintu ntabwo bivuze yuko uhise wibagirwa banki ariko ikintu nakubwiye ntuzafate udufaranga twawe twose ngo ugende utubike muri banki rwose ndakubwiza kuri nk'umuntu wakira agakiza nk'umuntu utinya Imana ndashaka kukubwira nimba ushaka guteganyiriza umuryango wawe ukaba ushaka guteganyiriza ejo hazaza h'umwana wawe ashaka kujya muri college akiga atarinze kuriha nk'abantu bari kugura inzu uzi ko ushobora mu myaka 10-15 ushobora kugira ya cash surrender value y'amafaranga y'inyungu ukagenda ugahita uriha cash inzu yawe ukawugira imodoka nuko rero ikintu navuga bigoye kubisobanura gutya turi kubivugana ntabikwereka kuko uyu mukozi w'Imana nawe twabashe kuvugana nkwereka noneho na illustration ushyizemo ayangaya nangahe bitewe n'imyaka bitewe n'ubuzima rero ni ibintu twahuguwemo cyane iyo leta igiye kuguha license ntabwo ari ukugira ngo ugende kubeshya abantu ntabwo bampa doctora cyangwa bampe certificate nka kaminuza kugira ngo ujye kubeshya abantu no ni nuze kabisa ni ibintu by'agaciro sinavuze cyane kuri health insurance nibijyanye byo nibyo kwa muganga ni ibisanzwe mfite health insurance ntabwo bibuje yuko na life insurance ni ubwishingizi ejo hazaza hashobora kuba habi
ukitegura ku buryo ugeze mu gihe cy'izabukuru ureka kujya kwirirwa uterura imifuka cyangwa amaboxi ushaje ukarya ukabasha gufasha n'umurimo w'Imana. Ikindi abantu bumva icyongereza bashaka kuba bajya nababwira ko harimo akantu rwose icyambere nshyira imbere ni imiryango yanjye, nshyira imbere abantu bizera buno butumwa ndabafasha nshaka ko ibintu bya finance kabisa babyumva, ariko n'abandi bashaka kujoina iyi movement kabisa yo gufasha iyi miryango. Amarembo arakinguye, ushaka wanshaka kabisa buriya ndi bubahe nomero zanjye, wanshaka wumva icyongereza ukaba ufite imyaka 18 kuko state yawe urimo ntago yari yo yose ibishaka ko uba ufite imyaka 18 ni yo requirement. None ukaba ufite background check nziza, ubundi twavugana ibindi 101 kabisa nta kibazo. Sinzi nimba hari ibindi bibazo gifite. Ikindi nabaza ese umuntu ashobora gufata amafaranga runaka yifuza umwanya wo kubitsa muri banki akaba yayabitsa muri life insurance, wenda banki kaba transaction ko bivuze wenda yakira like direct deposit n'andi mafaranga za direct nyine avuye muri company cyangwa ku mushahara wawe ukaza kuri account, hanyuma wamara kugira amafaranga runaka wayatera uko ati reka nanjye kugira ngo banki insurance amafaranga yanjye kandi nyakuremo nyashire muri life insurance nsigemo wenda dukeya ngo kuba dufashe na banki. Naguha urugero rwanjye, urugero ngewe nshyiramo hafi 1200 ku kwezi, madama agashyiramo hafi 1000 ku kwezi cy'amadolari. Umwana we aracyari mutoya ashyiramo hafi 150, no kuvuga hafi 2500 ku kwezi. Yo ni amafaranga muri Amerika navuga ko atubutsa buri kwezi ushyiramo. Rero ayo ufite yose bareba intuze ayo ubasha kuba wajya, kuko ntago ari kuba n'urugero barareba bakavuga ati urashaka kugura police uzawishyura 3000 ku kwezi. Ntago ari ukwishyura ariko ni ukwizigamira. Nabo bakakureba bakavuga ati ese nimba ushaka gushyiramo 3 ku kwezi ubona ngahe ku kwezi? Nimba bareba bakavuga ati inzu yawe urayishyura, ibyo kurya n'imodoka, bakabona ahubwo waba ugiye guteza ibibazo baguha ibijyanye nayo washobora. Ntabwo bagufata ngo baguhe gutya amafaranga ngahe, nako bavuga ngo fata aya ngaya cyangwa turafata aya ngaya. Biterwa n'amafaranga washobora, wahembwa ku kwezi, wanashobora. Tureba nuze ayuhembwa ku mwaka, tukayuhembwa ku kwezi, tukareba ibintu byose, bakareba ninuze nimba nta nama crime ugira, kuko ntago ari bya buri muntu wese. Hari abavuga ngo ntabwo nshaka kubijya, nkababwira nti hari abo babangira, hari abo bangira gufata kubera uburwayi, kubera bakareba bakashanga bafite amacrime. Hari imiryango myinshi batagira. Ikindi cyiza nuko mbabwira abakiriya banjye nkababwira nti wagerageza first ukareba nimba banakwemera, kuko gukora application ukayisubmitinga ukayohereza ubundi bakayigira n'ubuntu nta kintu utanga kugeza ubwo bavuze ati noneho turakwemeye nibwo utanga ya mafaranga bavuze. Nicyo cyiza. Ni byiza cyane tukiraho ngaho numvisha ufite impano n'umuhamagaro mu byo kubufasha abana uburyo babona scholarship cyangwa se bashobora kubona uburyo bwo kwiga muri college. Tudimo agasobanuyeho ari kugira ngo twasubireho wenda tunasoreza aho ngaho tuzakomeze ubutaha Imana bayidutije
ubuzima kaduriza igihe aho kantu wakasono gake kugira ngo wabiga mu cyongereza ko abantu bagiye gushaka amashuri n'abana bize ariko n'ababyeyi babo bakeneye kubyumva uko biri kose kuroyoborwa nimba gasono gakeye uburyo ubyiyumvamo kugira ngo bafashe ese kandi nusoze navuye ku kintu cy'abana biyumvamo ko badashaka kwiga college kumva college nta kivuze nta kimaze mbivuze kuko hari abana benshi dukorana mu kazi barangije high school kumva ngo nabonye scholarship ariko nyine narabyanze ngo no way ngo nacaza kwiga college ko ngo dazi maranga iyo wize college ngo uzajya muri company utayize ngo uzajya muri college ndagira ngo babwire icyiza cyo kuba yajya college kandi babwire ubwo buryo wifuza cyangwa ushaka kuzabafashamo. Ugeze neza nk'uko nabivuze je ndi umuntu ukunze gukora ibintu byinshi cyane sinzi nagirwe n'ingabire Imana yampaye umugisha impa umudamu rwose rimwe na rimwe hari igihe numva ntamuha time ikwiye kubera iki ugasanga ndi mu bintu byinshi uretse ibintu bya life insurance no kuba ndi professeur kuri kaminuza hari n'irindi tore navuga online dusenga buri munsi isa numvise nyine jewe ndi umuntu ukunze guconnecta n'abandi bantu cyane numva ijambo ry'Imana buri gihe ryaba imbere mu bintu nkora byose rero uvuze ibintu bya college nta kintu kibi nko kubona muri community yacu y'abantu twimukiye hano ugasanga abana ababyeyi nibo basigaye bahamba abana ni ikintu kibabaje cyane bahamba gute ndi kuvuga yuko umwana araza akiga yagera high school akabivamo noneho yagera muri izo company ubuzima bukamugora kwiga ntiyize ngagere kure no muri company kubera ko yari arimo yiga ntiyabikora ajya muri company byamugora akajya mu bundi buryo bwo gushakisha amafaranga bworoshye ugashiduka rimwe na rimwe bamufatanya ibiyobyabwenge ugasanga rimwe na rimwe ateye inda umukobwa atarajya n'uburyo bwo kuba yakwibonera aracyaba kwase kwa nyina ariko ateye inda umukobwa nta mafaranga afite ugasanga rimwe na rimwe nibwo yinjira mu bintu bitemewe n'amategeko ugashiduka polisi hano iramurashe igize gute kubera iki yanyweye ibiyobyabwenge yanyweye arasinda ararwana ashidutse ararashwe arishwe icyo nicyo kintu kiri kubaho muri community ya kandi nubwo bitari kubaho cyane ubu ejo hazaza bizaba bimeze nabi abana barangije high school nibo bari gusamamada ni ukubera iki kubera kutiga rero ikibazo ni iki kenshi ababyeyi baza hano bimutse benshi babaye mu makambi ntago bigeze bagira amahirwe yo kujya mu mashuri ugasanga noneho umwana araje amenya kongeza gake atangiye kubwira se mu cyongereza se ntabyumva rimwe na rimwe no kwiga ntawukurikirana imyigire ye ugasanga umwana noneho ntafite na wa mentor cyangwa motivator umuntu umumotivating biragoye kubaza umwana uri no muri college uti se uri gukora iki niye mpamvu uri gukora ati sinzi ibyo ndi gukora gusa ndi kuri college sinzi ibyo ndimo nuko icyerekana yuko ntabwo yigeze agira mu role model umuntu umwinspiring umwereka ko ishuri ni ryiza rero ikindi leta yatugiriye neza hano idutwarira abana ku buntu nkubajije nk'abana ese wize gute waba ati rimwe na rimwe twaragendaga n'ibirenge tukagera ku ishuri amasaha 5 ugasanga abana hano babyumvise nk'imigani cyangwa insigamigani ariko hano baryo ku buntu bagenda mu mabasi y'ubuntu yewe no kuvuzwa ugasanga rimwe na rimwe ufite Medicaid uvurizwa ubuntu
rero leta yinvestinga muri wowe mwana uri kunkurikira kugira ngo ibizi neza ko ari wowe uzubaka ryateme, ni wowe uzatwara ya ndege ejo hazaza, ni wowe uzavura bwa burwayi butazwi, ni wowe uzabushakira umuti. Buriya leta ntabwo ari iby'ubuntu ibiri gutanga, ibizi neza wowe ko uzavamo umuntu. Niyo mpamvu tugomba no gusengera iki gihugu rwose kiragerageza kikaduha ubu bumenyi ku buntu. Iyo uri muri high school, primary and secondary school, usanga ibintu rwose byoroshye. Ikibazo noneho nuko tuhabwa ubwo bufasha bwose, wagera hejuru ukavuga ati reka njye gukora muri company. Nta kintu kibabaje nko kubona uri gukorana na papa wawe cyangwa na mama wawe muri company atarigeze ishuri. Rimwe na rimwe usanga ari nka foreman cyangwa supervisor, noneho akazakuyobora. Ntiwajyana ngo ndangira high school hano muri Amerika. Muri Amerika kurangira high school ni nk'ibindi, ni nko mu Rwanda, nta kintu ubura ikiricyo. Rero kwiga ni byibura, niyo bitakugirira akamaro no munsi bikugira akamaro ejo. Kubera iki? Kubasha kuba kwisobanura, kubasha kuba wabafasha abandi. Ubu nari ndimo mvuga abantu bashaka gukora business ya life insurance. Reka nsomeho navuze cyane. Usoma bishima kanya babwire neza kabisa. Abantu bashaka gukora life insurance na business, ugomba kuba ufite 18 ubasha kuba wavuga icyongereza. Ibyo rero urumva icyongereza turi muri system itandukanye na hari iwacu. Rero kwiga ni byiza. Nkanjye ku giti cyanjye hari ahantu ngera, harebe mba ntarize simba ngeze ahangaha. Iyo mba ntarize simba ngeze inkozi kinini. Iyo mba ntarize simba mbasha. Nta kintu kibi nko kubutarize, nta kintu kibi nko kuburi hano muri Amerika. Iyo uri muri Amerika uko uzarebe ko ubuzi bugenda bugora bijyana n'amashuri wize. Ufite uburyo bwo kwiga ni wige ni ikibazo. Benshi bari gupfira muri company kubera iki? Ntibageze kure. Kuko arakora kugira ngo arihe inzu, kugira ngo arihe imodoka, agakora overtime. Ariko mu gihe iyo wize uzareba n'ukuntu bakwakira, n'ukuntu salary uhemberwa mu mashuri wize. Rero ibintu bya scholarship, nimba ushaka kwiga ukaba uri umuhanga, ndi kumanuka muri Kentucky, ndashaka yewe n'aba bavandimwe muri Kristo ko tuzigira hamwe, ubundi tugashakisha ukuntu twakorana ka organization cyangwa ka association gafasha abana. Kuko je ni ikintu kindi ku mutima, gafasha abana bashaka kwiga kuba twabona ama scholarship bakiga muri kaminuza nziza. Kuko ushobora kwiga muri Amerika ku buntu, warubizi utagiye mu ma student loan, ushobora kwiga ku buntu. Niyo mpamvu rero kuko kutabimenya, utabizi nyine yicwa no kutabimenya. Iyo utamenye, icyambere n'amakuru niko bakunze kuvuga mu Rwanda. Icyambere n'amakuru connection. Nimba ufite umwana ubonamo rwose kazavamo umuntu ejo hazaza, mwankontakta twavugana na muhanuze. Ndumva mu minsi iri imbere nzajya mbona time nkazaza mbafasha kabisa. Abo bana tugomba kubakura ku mihanda, abo bana tugomba kubakura muri company. Nta bintu byiza nko kumva ngo kanaka, umwana wa kanaka ni medical doctor, umwana naryashema niyo yatagira ikintu akumarira, kumva ati umwana wanjye ni doctor. Ubu nk'ubu mu Rwanda muze nuko yavuye ku nzoga yakira agakiza, Imana imuha umugisha. Nk'ubu ngubu rwose nk'ubu umwarimu rwose umugaragara sawa. Nk'ubu ahantu ari
ashobora gutambuka akavuga ati umwana mfite umuhungu wanjye muri Amerika wigisha muri kaminuza muri Amerika bose nareze neza. Ibyo ni ibintu bihi ishema umubyeyi no ku mwana, ariko ubuzima aho uba inzu ubamo rwose birahinduka. Burya kwiga ni icyambere. Yego ababyeyi rero murabyumva, n'abana badukurikiye babyumve neza ko kwiga ari byiza, bagomba gukurikira y'ishuri byo kuvanguranga high school, ngo ugiye gushaka umugabo, ngo ugiye gushaka umugore. Ntabwo ibintu ari byo, mufite uburyo bwo kwiga kandi mwagira amahirwe yo kugira abavandimwe nk'abo batwegera. Numvije ko nanone kandi murakoze, nibyo twatikirimo tuganira tuvuga tuti ntabwo ari byiza ko umwana yasoza high school ngavuga ngo birahagije, ngo ngiye gushaka umugabo, umusore ati ngiye gushaka umugore. Usanga bati amashuri kandi bafite amahirwe yo kwiga kandi neza ndetse ku buryo buhagije. Niyo mpamvu rero dufite umuvandimwe afite umuhamagaro ndetse n'impano yo gufasha abana scholarship, uburyo mushobora kwiga high school cyangwa se college mu buryo bwiza, kandi mukiga college mu mashuri meza, mukarangiza neza kugira ngo ejo n'ejo bundi zagira akamaro. Biteye isoni kubona umwana urangije high school ari gukorana nk'uko mwabyumvishe na nyina cyangwa na se batigeze n'ishuri, ugasanga anasanzemo se cyangwa nyina uko bafite experience, bagatangira kumuyobora aho muri company kandi ari umuntu witwa ngaje yarize. Nashaka ngo mbaze ikibazo kimwe tujya ngo tunagisorezo turava kuri ibikombe baguhaye, naho naza kugibagirwa. Cyangwa ngo mbaze abana bari kwigira hano, kuki umwana ubona urangije high school ngerize kubibonaho umwana akarangiza high school udashaka kumuhereza nk'inzu papuro bohereza aya ma envelope cyangwa se ama bills, ngo ukamabiri ngo gusoma ugasanga ntabyo babyatetsobanura ibira iravuga iki, akatabisobanura ikindi. Ugasanga muri Afrika yo gusanga turi kwiga calcul mentale, umwana akigamara yo kuva kuri mu kujya kujana, ugafata ko ufite amakabita zankunda amahoro zajyaga mara yo kuva kuri mu ukayifata mu mutwe uvuga imibare kuva kuri mu kugeza ku 10 mara urumva imibare gukuba. Calcul mentale yabari ubwira umwana agahita yivuga atarinze kujya gushakisha mu bintu byo kwandika, kubara intoki, gukora ibiki, ibyo akabivuga mu mutwe. Ese kubera iki hano bitaba? Ni impamvu ki abari ko nabuhanga bitera niki? Icyo ni ikibazo kiza wajije, kuko muri bimwe mu research nkora ni bijyanye n'uko abana biga, ni gute abana biga. Kuko mfite piece ya education muri doctora yanjye nakoze so ikibazo ubajije se kuki kera twajya memorizinga nyine zamara, ugasanga ibintu byose tubifasha mu mutwe, ariko ubu ngubu ntabwo bakibifata mu mutwe hano, byongeye hano muri Amerika. Rero ikintu nakubwira, hano muri Amerika system ziratandukanye. Hano bakwigisha kumenya, ntabwo bakwigisha gufata mu mutwe. Mu gihe mu bihugu byacu bakwigisha gufata mu mutwe, ariko ntibakwigisha kuba bya bintu wafashe mu mutwe wabasha byinshi ugeraho nyine kubera nivugezeho ukaba wabikoresha. Ariko hano kuntu system yaho yubatse, bashaka umwana yumva akanakoresha ibyo yumvise. Niyo mpamvu kumemoriza hano, niyo mpamvu nta mwana wa mbere n'uwa kabiri bajya hariya ni competition. Umwana wageza ya hano ntabibaho, kuko bo baba bashaka gupushinga abana kumenya, noneho ibyo bita hands on experience. Ni igice cya research nkora. Noneho umwana umuhaye ibyo kwiga, ariko agomba ni gute yabikoresha mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu hano usanga abana bazi guprograma computer, abana bazi kuba yafata inuza akabivanga agakora nka fireworks,
abikoreye kubera ibintu yize. Mu gihe hariya abana bamemoriza ibintu byinshi bakaba bafite ibintu byinshi mu mutwe ariko ugasanga rimwe na rimwe ntibabasha kubikoresha mu buzima busanzwe. Noneho ikibazo wavuje kinakomeye ni gute abana umubwira aranje high school amuha beauty ese yavuga iki akaba atabasha kukubwira. Icyo ni ikibazo nyine kihari kandi si wewe wenyine ukivuze. Ikibazo rero ni kwa kutitaho wa mwana. Hano nta mwana bakunze gusibiza kuko ariga umwaka utakagera ariko ushobora kurangiza risk zihari nuko tuba twaje muri system tutumva ba bana bakaba bari muri system noneho ababyeyi batumva kuko kwiga ni hagati y'umwana umubyeyi n'umwarimu kuko mu gihe ari umwana n'umwarimu ikindi ntabwo twabishyira inyuma yuko hano hari ivangura. Nimba uri umwana w'umwirabura uko bakwitaho si ko umwana w'umuzungu bamwita ko bita umwana w'umuhinde cyangwa iki. Rero hari igihe usanga wa mwana atanavuga ikibazo cyayo mpamvu tugomba kwishyira hamwe tugakora nka organization cyangwa association yita ku bana. Aba bana bageze za high school tukabatangira bakiri hasi za elementary school tubafasha kumenya ko nimba bagize ikibazo bagomba gutangira kubaza bakakubaza ni gute nagira amanota meza muri math, ni gute namenya gusoma kuko hari abana n'ubu barangiza batazi gusoma. Barangije high school wamuha ikintu gusoma ugasanga biramugoye. Ni ukubera iki ntiyize nta foundation afite nziza. Rero ibyo ngibyo byose tugomba kujya hamwe nk'ababyeyi dushaka ejo hazaza yuko muri community yacu tuzatuvuga tuti dufite abadokiteri abanaba, dufite abaganga, dufite abapharmacist. Nta byiza nk'ibyo ngibyo nko kubona mu itorero harimo abadokiteri 10 abapharmacist 10 na ya maturo na n'iki 10 kiragwira biraboneka kubera imirimo. Ba abantu bafite ntabwo nabandi umwari muri kuri kaminuza mugenzi wanjye ari gushaka akazi kuri kaminuza cyangwa uko umwana arashaka kumenya programu yinjira na biroroha nibyo iterambere ry'umukristo mu by'umwuka nibyo mu mubiri igomba kugendera rimwe. So numva rero ikibazo nuko ntabwo twita kuri ba bana baragenda bagakora ibyo bashaka rimwe na rimwe bakaza tukumva ko bagiye ku ishuri. Niba uri kunyumva ukaba ufite umwana uzi ko hari umuntu yenda uri muri college cyangwa wabashije kujya muri college ukaba ufite umwana wiga high school ukaba wumva utabasha kumufasha, fata wa muntu umubwire ati ndashaka ko unkurikiranira umwana wanjye nimba wowe wumva utabasha kumenya ibyo ari kwiga kuko uko ugenda umukurikirana umwereka ko wumva ushaka kugera akazagera aho wifuza nawe atangira kumva ko uri kumukurikirana noneho akaba yakwiga ashizeho umwere na noneho yajyana ikibazo akaba yaza akavuga ati ntabwo ndi gukora neza mu cyongereza mwanshakira umwarimu mwanshakira umuntu mwamvuganira kuri nuze ku mwarimu w'icyongereza yenda nkabasha kuba najya ama extra lesson ibintu nk'ibi. Ni byiza turagushimiye cyane kandi ku biganiro byiza twagiranye ibintu uvuga nibyo kandi ni by'ingenzi. Nagize amahirwe yo kuganira nawe uri umwarimu kandi uko ibintu wagiye bivuga neza kandi bisubiza neza nk'umwarimu koko birumvikana ko iryo vangura cyangwa se ikibazo cyo kudakurikirana abana gihari ariko tugize amahirwe yuko abantu benshi kurangiza kandi namwe muhari turizera ko muzadufasha ikintu kandi kikavamo kandi bikagenda neza. Ikindi cyo gufasha abo bana ikindi cyo kureba ukuntu ibintu byagenda neza nizera ko bizagenda neza bikurikije ukuntu abana bari kwiga ndetse n'uburyo umubyeyi n'umwana ndetse n'umwarimu bari gufasha uwo mwana. Ikintu numvisheho gusa bisabye ngo ababyeyi bakamuke bamaso nuko umwana ashaka kurangiza
ukajya gukora fete cyangwa ukora umunsi mukuru umwana yarangije yambaye ingofero yabonye high school diploma ariko burya nta kintu atahanye kuko hano ntabwo bajya badubura ntabwo badubuza abana ntabwo basibiza abana umwana ariga ahubwo burya ngewe narimbuza ati burya biterwa n'umwana ikimurimo icyo akuye ku ishuri ni iki burya aho ngaho ni uruhare rw'umwana ni imbaraga z'umwana ni uruhare rw'umubyeyi ku mwana ibyo bintu mu by'ukuri ababyeyi benshi hano babishyiraho umwete bigira mu makampani akaza akaryama akabyuka agenda namenye umwana ari kwiga namenye umwana bimeze gute ariko urumva ko bigoye burya kugira ngo umwana arangize school wumve umwana agiye gukora fete ngo nyine ko mukoresheje fete nyamara burya utabasha kumeza ni bills ngayigusomere cyo ni ikibazo so reka rero twizere ko bizagenda neza ababyeyi bari kutwumva n'abana bari kudukurikira nabo bagerageze gushyiramo agatege kugira ngo ibintu bizabashe kugenda neza iyo ni future yanyu iyo ni future y'umubyeyi ejo heza tuhategura mbere ikindi nashaka kongera kuri ibyo mwegeye amakaminuza ari hafi yanyu kuko burya icya mbere ni amakuru ikintu nababwira amakaminuza menshi agiye afite amaporogaramu ashinzwe ibyo ngibyo usanga yohereza nk'abanyeshuri bari muri kugerageza ubuhanga bwabo urebye mu ma neighborhood menshi y'abazungu bafite amasenta menshi ya after school program ikibazo cy'ibyo wari urimo uvuga ni uko umwana iyo bigeze mu kwa gatanu basezerewe batashye mu rugo usanga ari iwabo bafite ama-TV usanga ari kuri TV guhera mu kwa gatanu kugeza mu kwa munani batangiye ugasanga ari kureba izo ndirimbo ugasanga yibereye amakomedi ugasanga yagiye gusura bagenzi be ugasanga n'ibyo bibereye mu gihe muri yandi ma-neighborhood muri abo bazungu muri abo bahinde mu kwa gatanu guhera mu kwa gatanu kugera mu kwa munani bahita bohereza umwana muri stage ahana bakohereza umwana gukora internship ahana kuri kigo icyo gihe kuko ihari ibyo bita CV curriculum vitae or the vitae nk'uko bamwe babyita ni ukuvuga ni umwirondoro wa experience yawe ku kazi wagize ugasanga rero benshi n'izo scholarships bagomba kureba ni igiki wakoreye community yawe ni ibiki wakoze ni ibiki wabashe kugira kuko ugasanga nyine nta kintu wakoze ugasanga nta volunteering work wakoze ku ishuri cyangwa muri community yawe benshi usanga abana kuri goodwill bari kandi ni high school kids bari gukora volunteering work babishyiraho kuri CV nibwo babona ama scholarship kuko iki gihugu gishaka abantu bakorera igihugu niyo mpamvu nk'ibintu nk'ibyo ni ibintu ninza muri Kentucky tugomba kwicara hasi abafite ababyeyi tugatangira tukabiwekingaho noneho ni nabwo ayo ma scholarships uzayabona kuko uba werekana ati nabashe gukora ibi n'ibi hari ibindi bya after school program nari ndimo mvuga ni igihe nkaho mu kwa gatanu urarangije noneho yenda nk'ukwezi kumwe nyuma y'ukwezi kwa gatandatu ukaba ujya ahantu buri nimugoroba kwiga kwinteractinga n'abandi kwiga gukora ibinyuga ni izo porogaramu zirahari muri Amerika ziri ku binuze ku kaminuza atandukanye ziratangwa nimwegere ubuyobozi bwanyu meya wa city wanyu mubwire ati community yacu imeze gutya dukeneye ubufasha turashaka abana kuko nicyo gigabanya abana bacikiza high school bajya muri company kuko muri company umwana aragenda akagura phone ya iPhone 14 akaza kereka undi mwana ati je nageze na iPhone 14 yafashe ku mwenda none wawo ni nawe akavamo ati wa mwana yaguze iPhone 14 nta niyo mfite ni ibyo ngibyo usanga abana bahita ariko nta kintu kiri muri company reka
twubake future yacu dukeneye abaganga ejo dukeneye aba pharmacist dukeneye abarimu ibyo byose ndumva ari ibyo ngibyo na ya nibyo ngibyo reka nkoza kandi ibibazo kanyuma ese umwana atangira cyangwa se umunyeshuri atangira kumenya icyazakora kwigira icyo agomba kuzaba cyo nk'umunyeshuri urangije amashuri high school cyangwa muri college kuko bivuze kubw'iki kibazo hari ikibazo umwana ngo se ngo wamaze guhitamo kimwe n'abadukurikiye babyumve wumva uzakora iki ngo ngarono ari high school arayirangije ntabwo azi icyo azakora none abimenya ari high school cyangwa abimenya agiye college uvuze neza ubajije buri muri twese iyo warabaga urangije uri muri high school wabaga uzi ikintu uzakora ni gute umenya ikintu uzakora ureba mu makuru cyangwa classes uri gufata amasomo uri gufata ukavuga ni ayahe masomo ngerageza nimba ubona uri gukora neza muri science ni ukuvuga utangira kuvuga ese naba umwinjiniya ese nakora agriculture ese nakora naba umuscientist naba umuganga naba umupharmacist niba uri kugerageza muri history ibintu bya education nako bijyanye n'intuze history geography icyo gihe utangira kuba ni hehe nakora ni iki nihe program ukegera iki abantu barangije college nibo batangira kukubwira bakareba ikibazo nicyo navuze ko ababyeyi ntabyo bazi ntabwo bareba ku ma report card ngo bavuga ati umwana wanjye ari kugerageza ugatangira noneho kumushakira za internship high school wakakwe nko mu wa kabiri wa high school umwaka wa kabiri wa high school wagakwiye kumenya kuko ubusigaye imyaka 2 ngo ujye muri college and college ujya muri program runaka wagakwiye kumenya ikintu ubwo ugiyemo kuko kujya muri college utazi ikintu ugiyemo nicyo gituma nyine n'abandi bari muri company bavuga ati n'uyu nguyu yararangije agaruka muri company kubera iki wize ibintu udashaka urangiza n'amanota mabi ugarutse muri company uba wara wasting the time rero kumenya ikintu ushaka umwana ashaka and nkunda system hano muri America yo iguha opportunity yo guchoosing ikintu ushaka ugiye mu Rwanda iyo wakoraga ama science nkanjye nize rate biochimie kiratine biology chemistry na physics no kuvuga iyo warangiza iyo urangije n'amanota yo hejuru no kuvuga bakabagushyira muri medicine or medical school bakagushyira muri pharmacy n'ibindi wagira amanota yo hasi bakagushyira muri political science ibintu nk'ibi so hano biterwa na program ushaka nukuri ndumva ari ndikumva rero ari ibyo kandi ari byiza bimeze neza ariko kugira ngo abantu bamenye ibyo turi kuvuga cyangwa se ibyo uri kuvuga ko bifite ireme kandi ari ukuri kandi bamenye ko uri mu kazi ndetse uri gukora kandi ugikora batumva amagambo mumve ngo ni amagambo gusa hano naje natangaye wanyeretse igikombe mu minsi mike maze kugeraho najya manze ko nava ko gitukura nava ko kiratukura igikombe gitukura wahawe n'akazi ndabona cyanditseho izina ryawe Théoneste NZARAMYIMANA muri 2021 top 50 rising star Transamerica najya ngo ukivugeho gakeya iki nishimira Imana nacyo iki ni ikijyanye na life insurance business ndi gukorana na madamu so natoranyijwe muri top 50 rising star no kuvuga abantu bari kuzamukana intuzi nkundura imbaraga niba nokuri kubera iki ikintu navuze nuko nkunze gufasha amafamiye bakiproteja bagaproteja income yabo
ku buryo ejo hazaza hagize ikibazo batabasha kugira gute, batajya kugwana n'umukozi w'Imana, reka dukoteje, reka tugire gute. Rero hana bari bantoranyije nko muri abo 50 ba mbere bari kuzamuka nibakwe rwose. And no munara rwose urabona ko iyi nyubako ndakeka iri muri nimba California, nimba atari Chicago. Ni ya Transamerica Life Insurance ikoreramo. Rwose ni Transamerica ni multi-billion industry, niho n'aya mabanki n'abakire bose bashyiramo ama life insurance yabo. Rwose ni company izwi cyane ya mbere ku isi, niyo nkorera niyo yamaye n'iki gikombe nk'umuntu uri gufasha umuryango. Urabona rero ko umenga neza bayibone Imana rero si mu by'umwuka gusa, no mu mubiri iri kuduha umugisha. Imana mu kazi rwose. Aha rero akaba ari igikombe cya kabiri, nacyo njya uvuga gakeya, nacyo barakibona n'abayikibona ngira ni igitabo rwose, ariko ndabona kitoroshye nacyo n'ikirira nyubako n'ubundi. Iyi rero kibereke iyi ni yindi trophy cyangwa igikombe bampaye. Nari ngeze ku mwanya witwa marketing director. No kuvuga hasi yanjye byibura hari aba agent batanu nyoboye. Kandi nabashe kubibona mu gihe kiri hasi y'umwaka ntangiye business. No kuvuga marketing director. Nyuma y'ibi rwose ndashaka ko nzagaruka kuri channel ndimo mbabwira ko nabaye senior marketing director. Aho ngaho haburaho izindi nkeya ngo mbe CEO. Aha ngaha ni ukugenda uba promoted, ni promotion. Kubera iki? Kubera wafashije imiryango myinshi, kubera ko banareba nimba imiryango wayifashije, nimba yakomeje za insurance, bareba nimba ukomeza no kongera abakozi bari gukora. Niyo mpamvu ndi kurarika abantu bose bafite imyaka 18 kuzamura. Harimo amafaranga, nababwira ko harimo amafaranga gukora iyi business byongeye, kuko komisiyo tubona kubera ko twafashije imiryango ni iri hejuru cyane. So nimba ufite, kandi mbikora rimwe na rimwe Saturday Sunday muri spare time, no gufasha imiryango. Ntabwo ugomba kuripotinga ngo nakoze iki, ni business yawe. Ushobora no kusigira abana bawe ukora igihe gishakiye. Nk'ubu madamu nibikunda neza next year azaritaringa. Hari abenshi baritarinze bari aba doctors, hari abenshi baritarinze bari aba pharmacist, abenshi bari aba professor kuri kaminuza, baritarinze bari gukora zino business gusa. Ariko genda bivanga kugira ngo mbashe kuba umusaruro cyangwa mbashe gufasha abantu benshi muri community yacu. Rero iki ni ikintu, ni ibikorwa birivugira. Promoter marketing director muri 2022. Rero bari gushyiraho namba yanjye. Nimba ushaka kugura policy ya index nk'uko nabikubwiye, twakwicara hasi nkagusobanura noneho mu buryo burambuye. Nimba ushaka joininga business, nagusobanurira mpaka nkakwereka n'umutungo ndi gukuramo. Urafasha, icyambere n'ugufasha, noneho muri kwagufasha ugahita ubona inyungu yo kuba atari kuba wafashije gusa. Icyambere nuko mbona muri community yanjye abantu babaye financial stable, abantu bateye imbere, nta bintu by'ukuntu umuntu yapfuye ngo utangire ngo go fund me ngo n'ibindi. Umuntu yajya kwizamukira akazaza asiga umuryango we umeze neza. Ni bya bindi byo iterambere ku mukristo ritatandukanye n'iby'umubiri. Turi mu mubiri,
turanakoreye iby'Imana twigisha ijambo ry'Imana ariko twigishe no kuba neza mu mubiri turimo niyo mpamvu naboneyeho gushimira uyu muvandimwe umukozi w'Imana utari selfish yamenye ibi bintu araza aransanga arambwira ati se ni gute yamye abinsage nkavuga nzakubwira ariko yamye abinsati uko wankoreye ndashaka n'abandi babyumve rwose ntabwo yabaye selfish nkorera mu state yose ya United States uri muri California uri muri Nebraska uri hehe hose tuba twemewe kuba twakorerayo kuko leta iduha uburenganzira so anytime kabisa one contactinga arayushyireho number email yanjye nayibaha mwangeraho tukaganira ntago ndakeka ko muzishimira ibintu byose kabisa bizavamo mu kiganiro cyacu ariko Imana imuha umugisha kuko atari selfish yigoye aza hano Imana ikomeze imuha umugisha tukiri aho rero urakoze muvandimwe mukozi w'Imana ushaka kohereza email yawe ndetse n'inumero yawe babwira tuzayishyiraho ariko wabwira nimero kohereza email yawe kuko uri mu kazi nta kibazo okay telephone number yanjye ni 765-418-4259 ndumva ari iyo ngiyo 765-418-4259 email yo ndiyiguhe wanabipiningamo nkabiguha byose ariko igihe cyose ukeneye ko hari gukora business cyangwa kugura life insurance index kabisa wangeraho cyangwa ufite ikibazo cy'umwana ushaka scholarship twabivugana byose Imana ikomeze ibahe umugisha ni byiza urakoze kandi nakaga kandi wanyohereje ka business nshobora gushyiraho nta kibazo nshobora gushyiraho ukagitangira ukabona ko bimeze neza kuri mu kazi twaganiriye kandi twafashe umwanya uhagije murakoze cyane tubasaba umugisha utagabanije kugira ngo ibugere ibumoso mu mubiri no mu mwuka Imana ikomeze ibakomeze kandi mu bikorwa urimo Imana ikwagure iguhereze ubuzima n'imbaraga kugira ngo nk'uko wadufashije ubashe gufasha umuryango ndetse ufashe n'abandi ndetse umugisha umuryango wawe wose by'umwihariko namwe badukurikiye tubasaba umugisha kugira ngo mukomeze mukurikire iyi channel ndabizi ko muzabungukira byinshi ari ijambo ry'Imana ndetse no mu buzima bwo hanze ijambo muri ubuzima turimo ko turacyari mu isi tugomba gufashanya kandi tukabagezaho ibintu bigomba kubafasha mu mubiri nawe muko gusa mu mwuka ndetse no mu mubiri turahari ku bwanyu mukore subscribe kugira ngo mubashe kubona video zirenzeho kandi namusharinge kugira ngo bino biganiro n'ibikorwa byacu mubigeze ku bantu batandukanye kore comment nimba ari cyo mubona twakongeramo nimba ari cyo mubona twakuramo mudeze comment ibitekerezo byanyu ibyifuzo byanyu turabikeneye kugira ngo tubashe kunoza uyu murimo wahamagara n'umuhamagaro nta aribyo twihaye Imana bakomeze rero dusoreje ahantu nawe utaha Imana ibamugisha Murakoze online TV hafi yawe mucikwe bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye